Muraho neza inshuti namwe bakunzi iba Physio Rwanda, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bikongerera ibyago byo kurwara stroke ku kigero kiri hejuru cyane. Niyo mpamvu ntangiye nkubwira ngo ibi byose ubyitondere. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara ikomeye cyane ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu mu kanya gato cyane. Wa muntu wabonaga yitrasiriza yigendera atuje ameze neza, ugacyo ukamubona uko utamutekerezaga ko yahinduka. Iyi ndwara rero ni stroke, ni indwara abantu benshi bavuga ko ari mbi cyane, kandi kuko bitewe n'uburyo kifata umuntu ugasanga ni n'ibintu bibaye akenshi bitunguranye. Ni indwara yo kwitondera, niyo mpamvu kuyirinda ari ingenzi cyane. Stroke ni indwara ibaho iyo amaraso atageze neza ku gice cy'ubwonko, bigatuma igice cy'ubwonko kibura umwuka wa oxygeni, umwuka mwiza duhumeka, maze kigatangira kwangirika. Iyo stroke rero igeze ku muntu cyangwa se umuntu bakaba bavuga ko arwaye stroke, ashobora kudashobora kuvuga neza, ntashobore kugenda, ndetse ukaba wabona igice cy'umubiri kiwe kimwe kidakora, cyangwa se bikaba byanaba bibiri, cyangwa se rimwe na rimwe ukabona ihitanye n'ubuzima bwiwe. Ikintu kibabaje rero ni uko abantu benshi batamenya ibintu bibashyira mu byago byo kurwara stroke. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 10 byongera cyane ibyago byo kurwara stroke. Nubyirinda kare ushobora kurinda ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima bwabukunda. Niba uri mushya kuri channel ya Physio Rwanda, nguhaye ikaze mu biganiro byacu bigaruka ku buzima. Kanda subscribe, wibuke no gukanda like. Niba kandi dusanganywe muri ibi biganiro bifasha abantu kubaho neza ndetse no gukira ububabare butandukanye ushobora guturuka ku buryo cy'umubiri uteye, nawe Imana ikumera umugisha kuba warahisemo kujya udukurikira kugira ngo wumve inama zitandukanye tugenda dutangaza buri munsi zibanda ku buzima. Dutangirane rero tugerane ku musozo w'iyi video, nibyo biraza kugufasha gusobanukirwa buri kimwe, kuko ushobora kumva bitatu bya mbere ugasanga bibiri bya nyuma wabikoraga cyane utabizi. Ni byiza rero ko byose ubyumva bityo ukabyitwararikaho kugira ngo ubashe kuba wakwirinda ubu burwayi bwa stroke. Niba kandi usanzwe unarwaye stroke, birashoboka ko iyi video yaza kugufasha, kuko ibi ngibi niba byongera ibyago byo kurwara stroke, ni ukuvuga ngo niba unarwaye stroke ukaba wakomeza kubikora, stroke yawe ishobora kugera ku kigero kiri hejuru cyane. Ni byiza rero gukurikira iyi video kugera ku musozo kugira ngo ubashe kumva nibihe ukwiriye kwitwararikaho, nibihe ugomba kugabanya kugira ngo wirinde kuba wakomeza kwangirika ku kigero kiri hejuru. Dore rero ikintu cya mbere by'umwihariko cyongera ibyago byo kurwara stroke ku kigero kiri hejuru ni umuvuduko w'amaraso, cyangwa se icyo nakwita a high blood pressure. Iki ni ikintu cya mbere cyongera cyane ibyago bya stroke, cyane ku kigero abantu benshi bakunda rwose kurwara stroke babikesha high blood pressure cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije. Iyo umuntu afite umuvuduko w'amaraso uri hejuru igihe kinini akawumarana iminsi, imitsi itwara amaraso mu bwonko ishobora kunanirwa, ishobora gukomera cyangwa se guturika. Iyo ituritse cyangwa se ikifunga nibwo stroke ishobora kuba. Abantu benshi rero bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru batabizi bashobora kuba bahura n'iki kibazo. Niyo mpamvu ari byiza kwipimisha umuvuduko w'amaraso kenshi, kugabanya umunyu kuko wongera umuvuduko w'amaraso kenshi, ndetse ukanakora imyitozo ukanagabanya ibiro byinshi. Ikindi kintu kiza ku mwanya wa kabiri mu gutuma umuntu ashobora kuba yahita arwara stroke byoroshye ni ukunywa itabi. Itabi naryo ni rimwe mu mpamvu zikomeye zitera stroke. Itabi rituma imitsi itwara amaraso yangirika, amaraso agasa nahungabana bitewe n'uko akomera abinyuze mu kuba hiyongereye muri ya mwuka wa carbon dioxide aho kuba hakomeza kwiyongeramo oxygeni. Ikindi nanone amaraso nayo akagenda nabi, ibi bigatuma rero amaraso ashobora gufunga imitsi ijya mu bwonko. Niyo mpamvu abantu banywa itabi nabo baba bafite ibyago byinshi byo kurwara stroke. Birumvikana ko bari at high risk cyangwa se bafite ibyago biri hejuru cyane. Abandi bantu baza ku mwanya wa gatatu
ni abantu barwaye diyabete. Burya indwara ya diyabete yangiza cyane imitsi itwara amaraso. Iyo glucose iri hejuru mu maraso igihe kirekire cyangwa se isukari, imitsi irangirika, amaraso akagenda nabi, ibyago bya stroke bikiyongera. Ni ngombwa cyane rero kugenzura isukari iri mu maraso, kurya indyo iboneye no gukurikiza inama za muganga. Ikindi kintu cya kane by'umwihariko gituma umuntu ashobora kuba yarwara stroke mu buryo bwihuse cyangwa se cyongera ibyago byo kurwara stroke, ni ibiro biri ku kigero cyo hejuru cyangwa se ibiro byinshi. Burya ibiro byinshi bishobora gutuma wa muvuduko w'amaraso wiyongera, bishobora gutuma diyabete yawe igaragara, bishobora no gutuma cholesterol cyangwa se n'ibinure byiyongera. Ibi byose rero bikaba byongera ibyago byo kurwara stroke. Niyo mpamvu nkugira inama yo kuba wagumana ibiro bikwiriye, kubera yuko nibyo byibanze kandi ni nabyo bikenewe, kandi ukareba ukamenya niba ibiro ufite ubasha kuba wabikoresha, kuko icyo gihe umubiri wawe ubasha kuba wakwirinda. Ikindi kintu cya gatanu burya nacyo cyongera ibyago byo kuba umuntu yarwara stroke ni ukudakora imyitozo. Abantu benshi muri iki gihe usanga bamara igihe kinini bicaye, ugasanga kutagenda cyane rero bishobora gutuma amaraso agenda nabi, umutima ugakora nabi, n'ibiro bikiyongera. Imyitozo rero burya ifasha umutima, igafasha imitsi itwara amaraso ndetse n'ubwonko. Niyo mpamvu burya kuba wafata nk'iminota 30 yo kugenda buri munsi ari ikintu cyiza cyane gishobora kuba cyagufasha mu buryo bwo kwirinda uburwayi bwa stroke ndetse no kwirinda izindi ndwara z'umubiri, by'umwihariko kubera ko kugenda ni byiza cyane. Nk'uko mpora mbivuga hano kuri Physio Rwanda, umubiri waremewe kugenda, umubiri uba ugomba gukoreshwa, ariko ntabwo waremewe kuvuga ngo wenda urakoresha unanirwe. Oya, ugomba kugenda ntiwicare, ukicara ugiye kuruhuka, ariko ukirinda nanone kuba wananirwa, kuko iyo unaniwe nanone urawangiza aho kuba wawufasha gukora neza cyane. Impamvu iza ku mwanya wa gatandatu cyangwa se ikiza ku mwanya wa gatandatu mu kongera ibyago byo kurwara stroke ni ukurya ibiryo birimo amavuta menshi. Iyi ni ingingo abantu benshi bakunda kuvugaho. Burya ibiryo birimo cholesterol nyinshi cyangwa se birimo amavuta menshi bishobora gutuma imitsi itwara amaraso yifunga, amaraso akagenda nabi. Iyo rero iyo mitsi ifunze igana mu bwonko, stroke nibwo ishobora guhita ibaho. Ni byiza rero kugabanya ibiryo bikaranze ndetse n'ibiryo birimo amavuta menshi, kuko byongera ibyo byago byo kuba umuntu yarwara stroke. Ikindi kintu kiza ku mwanya wa karindwi mu gutuma umuntu ashobora kuba yarwara stroke byoroshye ni ukunywa inzoga nyinshi. Burya inzoga nyinshi zishobora kuzamura umuvuduko w'amaraso, zishobora kongera ibiro no gutuma umutima ukora nabi. Ibi byose bikaba bishobora kongera ibyago bya stroke. Ikiza ku mwanya wa 8 ni stress nyinshi. Burya stress, imihangayiko, ibi byose iyo ubimaranye igihe kirekire bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka, guhangayika cyangwa se gutuma utwe bikiyongera, umutima wawe ugakora nabi, n'umubiri wawe ukagira umunaniro. Iyo rero ibi ngibi bikomeje igihe kirekire, stroke ishobora kuza mu buryo rwose butunguranye. Niyo mpamvu ari byiza gushaka uburyo bwo kuruhuka, ugakora siporo, ukaruhura umubiri, ndetse kandi ukazirikana n'amasaha yo gusinzira neza. Hari abantu bakora akazi, ni byiza ko ukora akazi, ariko ugomba no kuzirikana ko kuba umubiri wawe ufite imbaraga zo gukora nuko wabanje ukaruhuka. Nukoresha ukawunaniza burundu, ejo ntabwo uzongera gukora, uzarwara cyangwa se ube warushye. Ni byiza rero ko ugomba gukora akazi kawe, ariko nibura ugafata n'amasaha yo gusinzira neza, ukaruhuka, kuko byose bigufasha mu gutuma ubuzima bwawe bugenda neza, ndetse ntube wanahura na cya kibazo cya stroke. Ikindi kintu cya 9 cyongera ibyago byo kurwara stroke ni ukudasinzira neza. Burya gusinzira nabi bishobora kongera nyine wa muvuduko w'amaraso, bishobora kongera gutuma umubiri utaruhuka, bishobora no kongera stress cyangwa se ya mihangayiko. Ni nayo mpamvu abantu benshi, cyane cyane abantu bakuze, baba bakeneye nibura amasaha hagati ya 7 n'8 yo gusinzira, kugira ngo umubiri ubashe kongera gusubira mu mwanya mwiza w'imikorere. Indi mpamvu cyangwa se ikindi kintu kiza ku mwanya wa 10
gituma umuntu ashobora kugira ibyago byo kurwara stroke. Burya nuko umuntu agenda asaza, nabivuga ko ari nk'imyaka myinshi. Burya iyo umuntu agenda akura cyane, ibyago bya stroke biriyongera. Ibi ni ukubera ko imitsi itwara amaraso igenda ihinduka, bityo umutima nawo ukagenda ucika intege. Niyo mpamvu ari byiza gutangira kwirinda hakiri kare kugira ngo umubiri wawe uzagere muri iyo myaka ufite imbaraga. Niba kandi uri no muri iyo myaka, ni byiza kwirinda kugira ngo udahita nyine ufatwa n'ibyo byago ako kanya, kandi nyamara wari ufite gukora ibishoboka byose ukaba warwanya ibyo byago byo kurwara stroke cyangwa se kuba by'umwihariko yazakuzahaza mu gihe yabikwatatse. Dore rero ibimenyetso bya stroke. Stroke ni ingenzi cyane kumenya ibimenyetso byayo, kubera yuko ibimenyetso byayo iyo ubibonye ushobora guhita ujya kwivuza, cyangwa se ukaba wanarangira undi muntu utijya kwivuza kugira ngo nibura abashe kuba hari utuntu duke azasigarana akora. Ibimenyetso bikunze kuboneka ni uruhande rumwe rw'umubiri rudakora neza, ni ukumira amagambo, ni umunwa ugenda ukazingama cyangwa se ugasa naho wikunja, ni ukubura imbaraga mu kuboko cyangwa mu kuguru, ni ukugira n'umutwe ubabara cyane. Iyo rero ibi ngibi bibaye, uba ugomba kujya kwa muganga vuba cyane. Mugani wo bavuga ngo vuba vuba, birumvikana ko biba byihutirwa. Muri make rero navuga ko ibi bintu 10 ari byo bishobora kongera ibyago bya stroke, nubwo bidakuyeho ko hari n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko ibi ngibi biri mu byibanze. Nkuko twabigarutseho, harimo umuvuduko w'amaraso ukabije, harimo kunywa itabi, harimo diabete, harimo kugira ibiro byinshi, harimo kudakora imyitozo ngororamubiri, harimo kurya ibiryo birimo amavuta menshi, harimo kunywa inzoga nyinshi, harimo kugira stress nyinshi cyangwa se imihangayiko, harimo kudasinzira neza, ndetse no kugira imyaka myinshi. Byose twagiye tubigarukaho, ubona n'uburyo ki wagenda witwararika. Ndizera yuko byagufashije. Inkuru nziza ngufitiye ni uko ibyinshi muri ibi ngibi ushobora kuba wabyirinda, ndetse ukaba wavuga uti na stroke ndayirinze. Niba rero wize ikintu gishya muri iyi video, kanda like, ukande na subscribe kuri Physio Rwanda, ubundi usangize iyi video undi muntu uwo ari we wese uzi nawe ushidikanya wenda ku burwayi bwa stroke cyangwa se uwifuza ko yabusobanukirwa. Intego yacu ni ukugufasha kumenya uko warinda ubuzima bwawe.